Kuvumbika imboro burya aba ari ibintu bisaba umugabo ufite imboro ndende. Iyo uvumbitse imboro mu gituba bituma ubushuhe bw'igituba, iyo uvumbitsemo ariko ukavumbika mu gituba warangirijemo ya masororo mu gituba cy'umugore. Iyo uvumbitse rero mu gituba warangirijemo bituma ubushake bwongera bukazamuka. Ahanini rero aba ari kwa kundi umugore ukunda kuba atarangiza vuba. Iyo umugore atarangiza vuba bimufasha kuba yumva imboro ikiri mu gituba, noneho umugabo ugira ikibazo cyo kurangiza vuba nawe iyo yavumbitse mu gituba ni hahandi ayongera agakora agaturu bitamugoye. Iyo umugabo afite icyo kibazo cyo kurangiza vuba noneho narangirize rimwe n'umugore kandi umugore agishaka kurongorwa iminota myinshi cyangwa wenda yumva yuko agikeneye imboro, burya biramufasha. Ati gute? We mugabo ni we mbwira, fata imboro mu gihe warangije ntukahite uyikura mu gituba, noneho uyirekeremo. Numara kuyirekeramo bizajya bigufasha kuba wongera kugira ubushake. Iyo kugira ubushake niko bigufasha kuba wagira amaturu menshi. Ati gute rero? Wowe hari ukuntu umugore muba muryamye, noneho umugore ari hejuru, noneho ugasanga umugabo araryohewe, yamara kuryoherwa ugasanga ahise arangiza vuba. Wowe ntukahite ufata ya mboro yawe uyikure mu gituba cy'umugore, ujye ufata uhite ukomerezaho. Kwa kundi noneho imboro iba yarangije, umugore azajya gufasha kunyonga, ukagenda nyonga gake gakeya, asa nk'umanuka azamuka gake gakeya nyongeramo, ukagenda nyonga, bigenda bigufasha we mugabo kugira ubushake, nanone ukisanga wagiye mu gaturu ka kabiri. Akaba ari byo bita kuvumbika. Iyo rero uvumbitse mu gituba, ahanini umugore nawe akomeza yumva imboro imukirigita mu gituba, kwa yuko umugore aba asa nkaho ari kunyongera kuri ya mboro, ukanyongera kuri ya mboro rero ari hejuru, ari byo bita gukora agaturu ko hejuru. Abenshi bakunda kuba bagatinya kugakora kubera yuko hari abagore baba bafite ibiro binini byinshi, ugasanga wa mugore arusha ibiro umugabo. Iyo rero uri umugore munini kandi umugabo washaka kuvumbika, icyo ufasha umugabo wawe, umugabo ajya hejuru. Noneho umugore kuko aba afite ibiro byinshi, kugira ngo afashe umugabo wiwe kugira ngo ahite akuramo imboro mu gituba kandi anarangiza vuba umugabo, wowe urareka umugabo akajya hejuru, akaguru kamwe akagashyira hirya hino, umugabo akakuryamamo neza, noneho imboro akayishyira mu gituba yose, noneho ku buryo narangiza atahita yumva bwa bushake bugabanyutse. We numuha rugari, wa mugabo akayishyiramo ndani ikagera mu gituba mo imbere, ku buryo nazarangiza azakomeza yumva ubushyuhe. Iyo umugabo akomeje yumva ubushyuhe kandi yanarangije, bimufasha gukomerezaho. Ahanini iyo uhise wumva yuko umugabo warangije, ako kanya ukahita umubwira ati vaho, burya ahanini abuzumva uburyo imboro ukuntu iryoha. Iyo umugore rero afashije umugabo kwa kundi wenda umugabo yashyizemo yarangije, wowe gerageza unyaririmo, ufate wowe umwanya umuhe amavangingo, kwa kundi agenda ameneka ku mboro cyangwa ugenda uyamena ari menshi, ni kwa kundi noneho umugabo ya mboro itangira guhaguruka. Uko igenda ihaguruka niko akomeza aryoherwa, ugasanga umugabo akoze ituru ya kabiri cyangwa iya gatatu, imboro igihagaze. Ntibikugore kwa yuko ya mboro uba uri kuyiha amavangingo, kandi umugore unyara bifasha umugabo kuba yashukwa vuba kandi akagira n'ubushake buhoraho. Icyiza cy'umugore unyara rero, bituma umugabo agira ubushake buhoraho, kuko ayikozaho cyangwa nubwo ayerekera mu gituba, ugasanga ya mboro uko ugenda uyinyarira, aribyo bita kunyaririmo, ni kwa kundi umugabo akomeza yumva agushaka. Icyiza cy'igituba kinyara, burya kigira ubushake n'ubushyuhe, kigahora gifite
ubushyuhe mu mubiri mo imbere. Uko umugore anyara burya nawe niko aba arangiza kandi akaba yumva agishaka nawe kurongorwa cyane. Iyo rero umugore wawe ameze gutyo biragufasha cyane kubera yuko aba azi yuko nawe urangiza vuba. Ikintu akomeza kugukorera cyane agufasha gukomeza anyara irimo, cyangwa ukajya uyikuramo ukasa nkaho unyariza inyuma ukongera ukayishyiramo, ukongera ukajya ukoresha akenshi kumunyaza kwa yuko wowe uba uzi yuko neza wowe uri burangize vuba. Iyo rero umugore atakunda kurangiza, wowe ikintu mukorera, iyo mugiye mu gikorwa cyo kuba mwakora imibonano mpuzabitsina wenda aribwo mu gihura bwa mbere, ikintu wowe ukora urabanza ukagabanya ubushyuhe, aribyo bita ubushake, aribyo bita amavangingo mu mubiri. Iyo ubanjije gukora sexe aho wabanjije kumunyaza, iyo umunyajije ntabwo bikugora ko umugore ntabwo bigora wowe mugabo, kwa yuko umugore burya umugore ukanyara biragufasha cyane, kwa yuko ukagenda amanura amavangingo niko aba arangiza. Noneho uyarangije weho birakorohera. Ukuntu bikorohera ni gute? Kwa kundi anyara cyane cyangwa akagira ubushake bwinshi, wowe ukahita ukora igikorwa cyo kumunyaza cyane, wowe cyangwa ukamubwira ati ngiye kukuba nabanza kukunyaza, ukamucumbita nyuma. Noneho urabona amavangingo uko agwa ku mboro, wowe ikintu ukora ni iki? Nuzajya wumva amasororo agiye kuza kwa yuko ubona ko umugore gishaka kunyazwa, wowe uhita usa nkaho uyikuramo. Wamara gusa nkaho uyikuramo ya mboro, ukamara nk'akanya, uko akayaga kayikubiseho niko wowe uba ubaye mushyashya, ukasa nkaho ubitangiye bushyashya. Noneho ukongera ugakora igikorwa cyo kumyaza nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye, akaba ari ituru ya mbere ubikoreyeho. Wa mugore mujya kurongorana wayishyize mu gituba yatangiye kugira ubushake bwinshi cyane, ikintu uhita ukora uhita umucumita. Iyo umucumise rero bituma wa mugore arangiza nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu, kuba yuko imboro uba wabanjije kuyimuhera inyuma umunyaza. Noneho agatangira akagira uburyaryate mu gitsina, akumva ubushake bwinshi cyane, ujya kuyigeza mu gituba yatangiye kurangiza, ugasanga arangije nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Wa mugore nakugore kandi akishima kandi nawe ukishima. Iyo rero umugabo akunda kugira imibonano ari uko yabanjije kunyaza, biramufasha kubera yuko akenshi amavangingo ku mugabo nibyo byishimo by'umugabo, kuba yuko umugabo akunda kunezezwa n'ariya mazi umugore asohora mu gituba ari kunyazwa cyangwa ari kuba yamucumbita irimo akajya anyanyara. Noneho wa mugabo nawe ikintu akora, iyo umugore afite amazi menshi cyane uramufasha ukayikuramo imboro mu gituba ukamukubitira. Uko ukubita amavangingo akenshi biba byiza cyane, ko yuko umugore iyo agiye kurangiza biramworohera. Ati gute rero ukuntu bimworohera? Wowe iyo uri umugabo wenda ubikunda n'umugore abikunda, mwese igikorwa kigenda neza, kwa yuko mwese muraryoherwa.